kuba ari ikirangirire hakiyongeraho akayabo k'amadolari y'Amerika uyu mugabo yinjiza ku kwezi ni Uwizeye Mariko. Ni umusore ufite amafaranga atagira ingano abikesha umwuga we wo gusobanura filime ndetse na documentaire zisesenguranye umucyo anyuza kuri YouTube channel ye yitwa Rocky Entertainment. Ni umusore ushobora kuba utagaya ubwiza bwe dore yuko atajya hwema na gato kugaruka ku ntonde z'abahungu beza muri iki gihugu cy'u Rwanda. Gusa igitangaje uyu mugabo na n'aka kanya nta gahunda y'igikwe ajya ashyira hanze, mbega imvugo yabaye yayindi ngo nta gikwe. Ibyo byose bikagera mu mitwe ya benshi cyane, ubundi bakavuga bati uyu mugabo nta gikwe azigera cyangwa se ntazigera ashaka umugore, kuko benshi baba babona n'imyaka yiri kumusiga. Avuga yuko umugore azamugira, gusa ngo gahunda y'ubukwe ngo ntago abizi. Ni umusore ufite intambuko nziza cyane, akaba umukristu wabaswe n'agakiza ku rwego rwo hejuru. Ibyo bituma avuga yuko manyinya reka ntajya akoraho, ahubwo akifatira ngo yahurute. Mu magambo yatuje ajya avuga yuko ari n'umusore ufite Yesu. Uwo nta wundi ni Uwizeye Mariko, Rocky Kimomo, Kibaruma, Kibahana ndetse n'ayandi mazina menshi ajya yiyita mu gihe bari gusobanura filime. Uyu munsi tugiye kuvuga ku mateka byimbitse y'uyu nguyu Rocky Kimomo. Yavuye hehe kugeza ageze ahangaha? Njye ndi Jean Baptiste Rugero mugiye kubana muri iki kiganiro. Niba utari wakanda kuri subscribe kuri iyi YouTube channel yacu yitwa OV ndagusaba kuyikanda kugira ngo tujye duhora tubana mu biganiro nk'ibi ngibi bicukumburanye umucyo. Ngwaye ikaze. Uwizeye Mariko yavutse ku itariki 24 Kanama mu mwaka w'1991. Bivuge yuko arimo arasatira imyaka igera kuri 35 y'amavuko. Papa we yitwa Nzamurambaho Gerard, mama we akitwa Batamuriza Immaculée. Uwizeye Mariko wakunze gutrendinga ku mbuga nkoranyambaga yiyita ngo Rocky Kimomo. Avuka mu muryango w'abana babiri ndetse ni nawe mfura, ari bo we ndetse n'umuvandimwe we rukumbi Savimbi nawe usobanura filime. Uyu Rocky Kimomo yavukiye ku Muhima, gusa ntiyahakurira, akurira hazwi nko mu Gatsata, ari naho yataturiye amashuri abanza. Segonderi yo yayize muri Saint Joseph Kabgayi, maze kaminuza ayikomereza muri IPRC East cyangwa se IPRC Iburasirazuba. Asoza mu mwaka w'2017 mu bijyanye n'ikoranabuhanga. Uyu Rocky Kimomo nagasanzwe koko, yabyirukanye ubundi na Rugaju Rigani ndetse n'uwo bita M Irene cyangwa se Murindahabi Irene. Aba bose bakajya bajyana mu kureba filime zasobanuwe na nyakwigendera wacu twakundaga Yanga. Muri iki gihe akiri muto, uyu musore wakahebwe ngo yikundiraga filime dore yuko ari n'igihe yataha agatitse kubera filime, ubundi bakabimukubitira. Asoje kwiga segonderi, uyu Rocky Kimomo ngo yabonye akazi k'ijoro atigeze anahishura kariko, ngo gusa yatangiraga isaha ya 4 z'ijoro akagera mu gitondo. Nk'umuntu wakoraga akazi k'ijoro yashakaga ikintu kimuhuza, ubundi akirebera filime za Yanga ndetse n'undi musobanuzi atakunze kuvuga izina. Agaruka kandi avuga ati njyewe narebaga filime za Yanga ubundi nkareba n'iz'abandi basobanuzi bitewe nuko zarangiraga, nkongera nkareba n'iz'abandi, gusa kubera yuko nari nzi n'indimi nkacangamo n'izindi filime zidasobanuye, ubundi nkabona hari amwe mu magambo bagenda bavuga atari aya nyayo bashyiramo ibintu byo kogeza. Ibyo byonyine byatumye Rocky Kimomo yigambirira yuko agomba kuzaba umusobanuzi wa filime usobanura ijambo rimwe ku rindi. Mu nzira yo kubikomeza, uyu nguyu Rocky Kimomo ndetse n'umuvandimwe we Savimbi begereye umusobanuzi Rocky Kimomo atigeze atangaza ngo byibuze babwire ukuntu nabo bahinduka abasobanuzi, nabo bagakurikiza inzira yo gusobanura filime. Iki gitekerezo aba bavandimwe bari bagize ntibyigize bibahira na gato, dore yuko ngo uwo musobanuzi yababwiye ati ahubwo n'abandi bahirahira gushaka kujya mu busobanuzi nabo reka nibakure inzira ku murima, dore yuko ngo abasobanuzi bagiye kugabanywamo
hasigaremo nka 2 gusa, niko uyu musobanuzi yababwiye. Akimara kumva neza yuko ngabasobanuzi ba filime harimo nk'abayanga ngo nabo bashaka gukurwa mu kibuga, yagiriye inama muri umuna we ko bakwikorera uturimo tw'amaboko, ubundi ibingibi byo gusobanura filime bakaba babirengeje ijisho. Rocky nubwo yabwiwe ayo magambo ntiyigeze adohoka ku mwanzuro yarafashe yuko indoto ze ari ukuzaba umusobanuzi wa filime, ahubwo yafashe iya mbere ajya gusura inshuti ye imuhuza n'umusobanuzi witwa Yakuza. Gusa Yakuza ntiyigeze amusubiza inyuma na gato, ahubwo yamugize n'inshuti ye, arabimukundisha cyane, akazajya anamutiza n'ibikoresho. Hanyuma Rocky atangira gusobanura filime gutyo. Mu 2015 Rocky yiga kaminuza nibwo yasobanuye filime ye ya mbere yitwa Salem Witch Trails. Rocky Kimomo akibona yuko iyi filime ya serial arimo arasobanura yitwa Witch Trail irimo iratrendinga, yewe buri wese yajya gufatisha udufilime kwa DJ akamubwira ati nta yindi filime nshaka atari Witch Trail yari season. Rocky Kimomo yaje kwivumbura, abwira boss we ati reka nutamagahimbaza musiki nanjye rero ntabwo nkomeza kugukorera. Ibyo byonyine byari bihagije cyane kuba boss we afashe icyemezo, ngahita amubwira ati garuka mu kazi ubundi dukomeze dukorane, kuko yari ari kubona yuko ibyo Rocky Kimomo ari gukora ari ingirakamaro cyane. Ubwo Rocky Kimomo yahise atangirira ku mafaranga 40,000 ku kwezi, akazajya aba ariyo hahembwa ku kwezi nyuma yo gusobanura filime. Nyuma yuko Rocky Kimomo abonye yuko atangiye kwigarurira imitima ya benshi, yateye umugongo boss we, ahubwo yifatira akazi muri African Movie Market, aho yatangiye gukorera amafaranga atubutse cyane. Aho hari hashize umwaka umwe wonyine atangiye gusobanura filime. Bigeze mu mwaka wa 2018 bye byonyine amafaranga yari agikorera ntiyarakamunyuze, dore yuko yaratangiye kuba icyamamare cyane. Ubundi nawe ashinga kampani ye ayita Rocky Entertainment, ikaba kampani yari ishingiye ku kwamamaza ubukerarugendo, gusobanura filime ndetse no kumanaginga abahanzi. Muri abo bahanzi iyi kampani yaba yaramanaginze twavugamo Milabyo The Wallace, Emeline Penzi na Generous 40, ndetse n'undi muhanzi wakahebwe cyane akagira ubwenge buhambaye mu guhanga ndetse no kugwa mu nganzo neza, Papa Cyangwe. Uyu byaje no kurangira nabi ashwanye n'iyi kampani ya Rocky Kimomo, ubundi akajya kwikorera ku giti cye, yarangiza agahinda ngo yavanye muri Rocky Entertainment akagashyira hanze abinyujije mu ndirimbo yaba yarise mu bigori yahimbiye uyu Rocky Kimomo. Uyu Rocky Kimomo utavuga yuko ataba yarakunzwe n'imitima ya benshi muri ikigo cy'u Rwanda, byatumye mu mwaka wa 2019 yegukana igihembo gihambaye cyane cy'umusobanuzi wa mbere wa filime muri iki gihugu cy'u Rwanda. Bigeze kandi mu mwaka wa 2021 uyu Rocky Kimomo yegukanye nanone igihembo cy'uvuga rikijyana, cyangwa se mu ndimi z'amahanga babyita influencer muri iki gihugu cy'u Rwanda. Nyuma yo kubona yuko filime zisobanuye cyangwa se filime z'amahanga zitangiye kwigarurira imitwe ya benshi cyane hano muri iki gihugu cy'u Rwanda, sinema nyarwanda y'abakora filime nyarwanda baje gushaka gukuraho agasobanuye. Gusa Rocky Kimomo wari vice president w'agasobanuye yarahagurutse aravuga ati guca agasobanuye muri iki gihugu cy'u Rwanda bimeze nko guca umuceri ku isoko ngo kugira ngo ibirayi bigurwe. Akongera akavuga ati byaba bimeze nko guhagarika Premier League ku isi ngo kugira ngo imipira yo mu Rwanda ari yirebwa kuri iyi si nzima dutuye. Nyuma y'iyo nkundura itari yoroshye cyane, Rocky Kimomo ari gushaka gusapotinga agasobanuye kugira ngo kadacika hano muri iki gihugu cy'u Rwanda. Filime z'agasobanuye zarakomeje. Ubu Rocky Kimomo afite abamukurikira benshi cyane, nk'ubu ngubu kuri urukuta rwa YouTube na n'aka kanya uri kurebera hino video. Ubu ngubu afite abamukurikira bakanze kuri subscribe bagera kuri miliyoni n'ibihumbi magana. Ubu aka kanya dukoze iyi documentaire